Muraho mwese Imana ni nziza ibihe byose. Mureke rero kuri uyu mwanya mwiza, kuri aya manywa y'ihangu, nanjye ntere inkunga fashe ababwiriza bambanjirije kugira ngo tugire ikindi cyerekezo nanone kitujana mu nguge ngo tumenye neza ibyo dukwiriye gukora. Uyu munsi tugiye kwiga ijambo rikomeye, niwe ufite imbaraga ikiza wenyine. Ntabwo ngiye kubwiriza ku buryo busanzwe, ngiye kubwiriza ku buryo mutamenyereye. Mufate Bibiliya zanyu mu ntoke zanyu. Kandi muzirambure mujye muri Mariko igice cya 5. Mwahageze? Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadaleni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva nta wari ukibona ico ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu mu maboko, maze ingoyi arayicagagura n'iminyururu arayivunagura. Ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no mu misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira, ataka n'ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu umwana w'Imana isumba byose? Ngurahije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, Ngabo niryo zina ryanje kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu, kuko uwo musozi, kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirishya. Nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzijyemo. Arabakundira. Abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja zihotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi 2. Abungeri bazo barahunga, babibwira abo mudugudu, nabo ngo baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe na za ngabo, uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi. Baratinya. Ababibonye byabaye kuri uwo muntu n'ingurube, babitekerereza abandi. Bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo.
acikira mu bwato wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati witahire uje mu biwanyu babwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu amukoreye byose, abantu bose barumirwa. Mariko 5:35 azura umwana wa Yayiro, akivugana nawe haza abavuye ku wa mutware w'isinagogi bati wa mwana yapfuye, uracaruhiriza iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati witinya, izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujana nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo mwene se Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo yasinziriye. Baramuseka cyane, arabaheza bose. Ajana na se n'umwana na nyina, bari kumwe nawe aja kuri uwo mwana aho uwo mwana ari, amufata ukuboko aramubwira ati tarisa 10, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwira byuka. Uwo mwanya akakobwa karabyuka karagenda, kuko kare kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Yesu arabihanangiririza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka kumufungurira ako kana. Luka 7. Dusome duhere ku murongo wa 11. Bukeye aja mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari upfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abacikoreye barahagarara, ati muhungu ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa ubwoba nibibaye, bahinda umushitsi, ariko bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'icyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Yohana 11. Dusome umurongo wa 11. Hari amagambo akomeye cyane. Yohana igice cya 11 umurongo wa 17. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro.
Yohana 11:17. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. 43 amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Warupfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Kibwirizo cyanje rero ndagishoje gusa geze ku musozo w'amagambo y'uyu munsi. Nagira ngo tugire icyo tuvuga kuri isomo ryacu uyu munsi. Bizera b'itorero rya Remera muraho mwese, murakomeye. Dusomye ingingo enye zihambaye cyane muri Bibiliya yanjye. Dusomye amagambo akomeye cyane muri Mariko igice cya 5. Turahasanga umuntu udasanzwe muri Bibiliya yacu. Harimo umuntu ukomeye wari ugeze mu rwego ruhambaye. Uyu yari umwisirayeli wageze kuri ruriya rwego, ntirakibasha kubana n'abantu, ahubwo yari yavuye mu muryango we aje kuba mu mva. Imibereho ye yose yari iyo mu mva. Ntako abavandimwe be batagize, ntaco batakoze ngo batange umuganda wo gufasha uyu muntu. Dusome muri Bibiliya zacu turasanga ko icyo abavandimwe bakoze bagerageje kumukorera. Abavandimwe ba nyirarume ba se wabo inshuti ze bagerageje kuboha ingoyi. Bazanye umusanzu w'ingoyi. Abari bafite akabaraga bazanye umusanzu w'iminyururu. Bose baraboha, baramuboha, ariko Bibiliya yanjye irambwira ngo iminyururu yo mu maboko n'ingoyi zose bazanye arazicagagura. Ntihari hakiboneka uwo kumufasha, ntihari hakiboneka ingoyi ikomeye yo kumufata ngo abaho. Arabananira. Nta ngoyi iyo ari yo yose, zaba ingoyi zo ku maguru, yaba iminyururu, nta kindi twebwe tubasha gukora ku munyabyaha nk'uyu. Nta ngoyi n'imwe yari kibasha kumufata. Nta munyururu wari ukibasha kugira icyo umumarira. Nta gihano cyaba icy'amezi 3 cyaba icy'umwaka cyari kibasha kumufasha. Ntako batari baragize bamuboha. Bamubohesheje amezi 3, bamuboheshe 6, bamuboha hari abagera no kuri 12. Aranga izo ngo yarazica, arazirenga, aragenda aja mu mva. Hari uko mutagize abajiya muzi kuboha? Abajiya bafite ingoyi nyinshi,
bari baramuboshe, abakuru b'itorero bajyaho baraboha, abapasitoro baraboha, abadiyakoni bazana ingoyi zose ageze ate aracagagura, aranga araducika aragenda. Abantu benshi bari baracitse urukendero bakurikira uwo muntu bashaka inzira zamugarura, arabananira. Bibiliya yanjye iravuga ngo abonye Yesu, abonye nde? Yesu nta ngoyi yarazanye, abanyaminyururu n'ab'ingoyi ntacyo bagezeho rwose. Icyari gikenewe ni kimwe, kwari ukubona Yesu. Ababwiriza tuja tugira ingoyi, tukabwiriza, tukaboha, tukazana amasomo, tukagenza tutabakuru b'itorero bakaboha, bakagenza bataba diyakoni bakajaho bakaboha, bakazirika, bagakomeza, imigozi bakanga bakayica, iminyururu bakayica. Hari umuntu uzakazana ubuhanuzi bukomeye, akazijaho n'amatariki yo kuza kwa Yesu n'ibihano n'ibyago birindwi byose akabirunda aho ngaho. Iyo minyururu bakanga bakayica. Shiraho amatangazo akomeye, bagashyiraho amasaha ntarengwa. Bayobozi, nta minyururu mutakoresheje, baranze barayica. Mwashizeho amasaha, mwashizeho amatariki, mwashizeho ibikomeye, baranga barabica. Abonye Yesu akiri kure, arirukanka, amugeze imbere aramupfukamira. Ariko ururimi ruragobwa, kuko Satani yari yararwifatiye ururimi rw'uriya mugabo, ruragobwa. Aho kutakamba ati Yesu nkiza, Satani, abadayimoni abarimo bavugira muri we babwira Yesu bati mwana w'Imana uje kudushaka iki, duhuriye hehe nawe? Iyi mbabare yari ikeneye kubohorwa. Yari akeneye guhabwa uburuhukiro bw'umutima. Ndashaka kubereka ikiguzi cyatanzwe. Abadayimoni babwira Yesu bati witurimbura, igihe cyacu ndikiragera, ahubwo reka tukwinginge. Hari Abisirayeli bakoze koperative y'ubworozi, borora ingurube. Ari aborozi b'ingurube, ari uwaciye ingoyi, bose bari bakeneye guhumurizwa. Aba borozi b'ingurube, iri shyirahamwe ryabo, bari barateye ishyirahamwe ry'ingurube mu gihugu cya Isirayeli. Bari bafite za miliyoni nyinshi. Iyo koperative yari ifite kampani baragirira, hari ishyirahamwe ry'abashumba nabo b'Abisirayeli, kandi bari barasomye Bibiliya neza yuko korora ingurube kandi ari ikizira mu bwoko bw'Imana. Bari babizi, ariko kubera imari, ingurube nizo zari zihendutse kandi zikungura vuba. Inka byaraga nk'imwe bigatinda, uworoye ingurube kigasuka 10, aho uworoye inka gahomba, uworoye ingurube akunguka. Iri shyirahamwe ryari rikomeye, yari kampani ihambaye cyane. Harya ingurube igura ngahe ubu ngubu?
mugerageze mumbwire igiciro cy'ingurube muteganya ko ari nk'amafaranga angahe? Iyi ngurube rwose, ingurube iyo bita misaya myiza, numvise bayita ngo ni misaya myiza. Mugerageze muyiha agaciro. Dekada 30 n'ibyihene. Ingurube bambwiye ko bunihagaze ku bihumbi 80. Ingurube imwe ihagaze ku bihumbi 80. Abazi gukora imibare ni mungwire namwe. Iriya kampani yaregeze ku ngurube ibihumbi bingahe? 2. Ryari koperative iri gutera imbere cyane. Mu gihe gitoya babaraga bati ibi bihumbi 2. Ingurube imwe se ufashe igihumbi kizibye, niba ari ukubyara niba ari ukubwagura, ufashe ingurube wenda igihumbi akarizo zirabwagura muri uwo mwaka, buri ngurube irabwagura 8. Ubwo byari ibihumbi bingahe? Bari kumbwira ngo zari miliyoni 160. Mwari mwakora ivuna rifite miliyoni 160. Ahari abantu biremera mu kwa gatanu muzakora ivuna rya miliyoni 16. Nimurebe agaciro k'umunyabyaha umwe. Iryo vuna rya Yesu ryatanze kugira ngo uriya munyabyaha umwe ahabwe uburuhukiro, ryatanze miliyoni 160 ku munyabyaha umwe. Bisa bikomera iyo tubwira abadivantiste ko tugiye kubwiriza ubutumwa bwiza ngo abantu bahinduke. Hamwe utinyabona kugira ngo abantu bahinduke muratanga 10, muratanga amaturo ya naye, ngo apana. Reba Yesu yemera kuzimiza ingurube zifite agaciro k'ibihumbi miliyoni 160 ngo hakire umunyabyaha umwe. Abadayimoni barasenga babwira Yesu bati tugirire neza, ntutwirukane muri iki gihugu. Ndabereka ijambo rimbabaza cyane muri Bibiliya yanjye. Abadayimoni babwira Yesu batumva iki gihugu twacubatsemo ubushuti. Icyo gihugu murakizi? Cyari Isirayeli, cyari igihugu cy'isezerano. Nicyo abadayimoni bari guhendahenda Yesu bati mwigisha, mwami, wowe udutegeka twihanganire, twubatse ubushuti muri iki gihugu, tutwirukanemo. Dore izi ngurube zabo nitwe twazibahaye. Nibyo soma wumva, izi ngurube bafite, uzi yuko abana b'Imana, abana bawe batemerewe korora ingurube. None izi ngurube nitwe twazibihereye, tureke tujyemo, n'ubundi ni izacu. Ubundi si ingurube zari za Yesu? Zari iz'Isirayeli se? Zari iz'itorero se? Zari za Satani? Satani yari ari gusaba ibye. Twemerere twigire muri izi ngurube zidufashe, arimwe tuba tuje kwitegura kuja mu gihugu dufite hariya hirya. Yesu arababwira ati mwihute. Atitaye ku marira y'Abisirayeli bararira ngo yuko ingurube zabo zazimiye, yitaye ku gaciro kuwa baboshe imyaka myinshi akabananira, akaba agiye kubohoka muri icyo gitondo. Mbega isaha yari iteye ubwoba ku borozi b'ingurube. Mbabwire inshuti zanjye, n'ubundi abafite inyungu zose zakomotse mu kwica amategeko y'Imana, umusozo ni igihombo gusa.
ushobora kubona inyungu, ushobora kubona ingurube nyinshi. Ingurube muri iki gihe ni nyinshi, ziri amoko menshi, zishobora kugukundira zikaza, ariko ku musozo uzasarura icyo bene wanyu b'Abisirayeli basaruye. Abungeri b'ingurube bagiye batabaza bati ingurube zose nta n'imwe tutahanye. Yesu azirose mu nyanja dutasha amaramasa. Baza biruka batabaye bareba, basanga wa mugabo wari wabaciye mu nzira, warabujije amahoro, yabujije abakobwa babo kugenda, yabujije abasore kugenda nimugoro. Basanga yicaye imbere ya Yesu aratuje, kandi nta ngoyi zari zimurimo. Yesu yari yabohoye ingoyi zo mu mutima. Uwari umusazi yari aturije imbere y'ibirenge bya Yesu. Barareba nuko baraterana, bari bagize ya koperative y'ingurube, bati gisigaye rero natuvire mu gihugu. Birukanye Yesu kuko bari bafitanye umubano wa bugufi n'aba badayimoni. Abadayimoni babwiye Yesu batumva, witwirukana muri iki gihugu twubatse y'ubucuti, ahubwo ishano bagusha birukana umwami wabo, birukana Yesu umwana w'Imana. Yesu ntashobora kuboha, ntabwo afite imihama, ntabwo afite ingoyi zo kuboha, ahubwo afite uburuhukiro ku bamwakiriye, arababohora. Turamubona ageze ku mutware w'isinagogi. Umwana we yari asize arwaye arembye, ariko apfa ataragaruka. Baza bamukurikiye bamwirukaho bati wikwirirwa urarusha Yesu, umwana yapfuye. Iyo umuntu amaze gupfa akiri mu nzu, yapfiriye mu nzu, abamwegereye hari icyo bakora. Harya mwe mumenyereye mu muco nyarwanda, katari n'umuco nyarwanda ko ari isi yose, iyo umuntu yapfuye batarashingura akiri mu nzu, abari iruhande rwe bakora iki? Bakora iki? Munsubize, bakora iki? Bakora iki? Ni ikihe gikorwa bibandaho? Ikindi ntabwo mbonye ko mutari mwegera umuntu wapfuye. Amategeko iyo umuntu amaze gupfa, igihe cyo gushingura kitaragera, itegeko ry'abamwegereye barahindagura ngo uruhande aryamiye rutageza rute, rutabora. Ariko se iyo ni inkuru nshya? Iyo ni inkuru nshya mwumvise? Barahindagura kuko igihe cyo gushingura ndikiragera, bahindura muri ruhande bakongera bagahindurira. Niyo nshingano bamwegere baba bafite. Abegereye uwo murambo barahindagura, bagahindagura kugira ngo barebe yuko ataba mu ruhande rumwe rukangirika kurenza ururi hejuru. Bahora bahindura kugira ngo umwuka adahera hasi, kugira ngo umwuka azenguruke impande zose. Baramuhinduragura, bahindagura kugeza igihe abaje kwikorera umurambo babasanga aho ngaho, bagaterura bagashira mu ngobyi yabugenewe bakajyana. Iyo nsomye ibitangaza bya Yesu nsanga Yesu yazuye abantu batatu. Nibo tubwirwa ko yazuye batatu, nibo banditswe mu butumwa bwiza, ni batatu. Yazuye benshi, ariko bariya banditswe mu butumwa bwiza kubera impamvu runaka ikomeye cyane. Inshuti zanjye,
uwa mbere nuriya wo kwa Yayiro wari wapfuye akiri mu nzu, aba mu nzu bari kurwana nawe, bahindagura bariho bahindagura mu nzu ngo ataboreramo. Uwa kabiri ni wa mukobwa wa mugore kagahungu kawa mugore w'umupfakazi, we ntibari bagihindagura, ahubwo bari bamwikoreye barenze irembo bamujyanye. Uwa gatatu we yari yaragezemo kera amazemo 4. Hari indumbi yo mu nzu, hari yarenze irembo iri ku Karubanda, hari indumbi yo mu Gituro. Izo zose ntaco abana b'abantu twazikoraho. Cyakora indumbi yo mu nzu turahindagura ngo turebe, turahindagura titaborera mu itorero. Sanga muri korari bari guhindagura, barahindagura, nyabona wa muntu we iyi mibereho yawe, wa muntu we muri korari uzakomeza kubamo unameze utya imibereho yawe, bagahindagura ya ntumbiri muri korari, barahindagura. Sanga bakuru b'itorero bari guhindagura, numuhamagare tubanze tuvugane nawe, bagahindagura, bagatanga inama, bagahindagura, bagareka data we, barayirika barashirare, baragarura muyihereza abadiyakoni bayihindagure, nyabona muyisure, bagasura, bagahindagura. Wapi ababwiriza bagahindagura indumbi kabananira, bagahindagura byananirana, binaniranye kuyihindagura yanze. Ahubwo ikintu uko kigiye gutangira mu itorero, abayobozi bati nyabona abafite ingobyi nimwikorere, mumwikorere, bari he turamuhebye, mwikorere mujyane, mujya guta. Hari ababaye akahebwe bamaze guhangwa, bamazemo igihe kirekire cyane. Abantu bavuga ati uriya byararangiye kera, nta uhendahendera kigira. Turi ni gitangaza, uracamubarira mu itorero amaze y'imyaka 4 kwaraciye kera, wenda hari hazabivuna ariko nta nukimwibuka. Hari uwo bari guhirigitana bikoreye bagiye guhamba ubwo ngubwo, inama y'itorero yamufatiye ibyemezo, barahindagura ariko byananira. Nimumwikorere bahu, ariko bakimwikoreye bageze ku muhanda, abikoreye indumbi bahura nande, muhagarare. Nyine yarari kurira we, Yesu abonye amarira y'uriya mugore, abona n'akana kamwe yari afite amugirira imbabazi. Abari bamwirukankanya ati mwamuhagaze, burya muzasoma ngo akora ku kiriba, yafashe indumbi asa n'uyirwanira n'abagiye kuyihamba, muhagarareshe. Yarabafashe, soma wumva uko biri yivuga, arafata. Mwimurenza aho ngaho, agize amahirwe yo guhura na nyir'ubugingo, mumujyanye he, turamwirukankanye tugiye guhamba. Hari igihe abantu baba bari guhamba bari kora ku masaha, okay, ufite gahunda yo hari ikintu kirakingora turi gushingura, ariko muturebere ku masaha, abafite gahunda mwihutisha gahunda, muvuge makeya, okay, abo kumusezeraho muhagararira aho ngaho, mugire 3 4, abaravuga ijambo mugire 2, avuga amateka ye avuge iminota, mwandike dukeya, turashaka kumwihutana. Niko abantu duteye mwihutana cyane, kandi rero ukuri kumwihutana nawe ejo bazakwihutana, nawe baraza kukwihutana, mumwihutane. Bari bamwihutanye, bamujyanye, bari kubara amasaha ya business zabo, tumurangije mu kanya, bahura na Yesu ati bitebyanyu, mumujyanye, bati turi kumwihutana, amasaha yaducitse, nyina yari yamutindanye, none turamwihutanye rero. Abo twihutanye Yesu arashaka kubakiza.
Yesu ati yewe gahungu haguruka sha vamo gwino baje kuguha ibyo wirira. Abari bagiye guhamba bagaruka bafite ingobyi iri mu busa. Kuko Yesu utanga ubugingo we ntafite ingo iziboha, ntafite piyoshe zo gutiyura ahamba, wafite ubugingo bwonyine. Nuhura na Yesu ukemera ibyo akubwira, hari ikintu kije kintangaza kuri aba bantu. Hari ibintu bije bimbabaza. Nshuti zanjye, hari ikintu kingora, munyumvire namwe. Mariko igice cya 5 iki gitekerezo tukigarukeho amasegonda make cyane, wumve abantu uko duteye. Murongo 38 bageze ku muryango w'inzu y'umutware w'isinagoge, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane. Mubanze mumpurize aya magambo uko wabihuza ari wowe. Abantu bari kurira, bari kuboroga, ibintu byakomeye. Yesu arababwira ati, umwana mwiboroga yasinziriye. Bahagarika kuboroga, bashobora guseka. Muri kumva neza? Wari uri kuboroga, ayiwe yewe nturihangana, umwana aragiye, yewe. Yesu ati arasinzira ngo ushobora guhuza ute kuboroga? Babihuje bate kuboroga no guseka? Isi yuzuye indyarya, mbabwire nshuti zanjye. Ni ikikwereka yuko kuboroga kwabo wari umuhango upfuye. Umuntu yaba ari kuboroga afite ishavu, akongera agashobora guseka mu mwanya umwe. Ibintu mwabihuza bigashoboka. Ngiye hari ikintu cyantangaje. Bibiliya yanjye rero ndayisoma ngasanga ntarigeze kuyisoma. Kibaza ntari ko wa Bibiliya we ni wowe nasomaga cyangwa urundi. Aba bantu babishoboye bate? Baramuseka kandi wumva ngo bari baboroze cyane, bari kurira cyane. Yesu ati, murarizwa niki? Iyi miborogo ni iki? Kuri ya mwana sinziriye ngo bashoboye guseka bate babihuje no kuboroga? Maze bakerensa umwana w'Imana. Bakimukerensa hari ikindi cyabaye. Noneho baba barumiwe. Mu mwanya umwe bararize baraboroga, mu mwanya umwe baraseka barakwenkwenuka, mu wundi mwanya baraceceka barumirwa. Babonye Yesu asohokanye wa mwana amuhereje ababyeyi be, babona kagakobwa karahagurutse, kari akajene k'imyaka 12 kari gusimbuka. Uko gasimbuka Yesu ati, nta byaraye mu nkono. Hari ibyo yapfuye mutari mwakariye, mwari mumaze gutegura muri guteka, none mumuhe kuri bya bindi. Bose akana kari kwirira bifashe ku munwa. Umwanya umwe bararira, umwanya umwe baraseka, umwanya umwe barumirwa. Nta numwe wizeye, ahubwo bararize baraboroga baraseka barumirwa. Kwizera kurabagora. Ariko hari icyo Yesu yari yabwiye uriya mugabo.
hari umugabo waje wakurikiye ari guhagarika uriya mukuru w'isinagogi, we igarukire, bimaze kurangira wikwirirwa urarusha Yesu, akuka kaheze ntacyo kimuzana gukora, byarangiye. Yesu ibyo babwira uwo mugabo ntiyabyitaho, abwira uwo mukuru w'isinagogi ati abantu ntubiteho, ntuwite ku bigambo byabo, wehizere gusa niho agakiza kawe kari. Lazaro we byari byararangiye kera, baramaze guhamba, yaranukiyemo. Yesu afite ukuboko kugarura abagihindagurika mu itorero, abo tugihindagura mu nsengero. Yesu afite imbaraga ibakiza abo twamaze kwikorera, twamaze guca burundu. Yesu afite agakiza kabo, abo twahambye kera bamaze imyaka myinshi, afite agakiza kabo. Afite akabarwayi benda gupfa, niwe soko y'agakiza kacu twese. Uhuye nawe wese uko waba uri kose, numuramburira ibiganza aragukiza rwose. Muri uyu mwanya nje namwe tumwemerere akiza ubugingo bwacu. Ntabwo ingoyi z'idini zadushobora, iminyururu yo muri korari ntiyadushobora, iminyururu y'abadiyakoni twarayicagaguye, twacagaguye ingoyi z'abapasitoro, iminyururu batubohesheje twarayiciye, ibihamya baduhaye twarabirenze, inama baduhaye twazirenzeho, baragoragoje barahindagura, twaranze gukira. Ariko Yesu ari hafi ya buri murambo uwo muhindagurira muri korari, muwereke Yesu arawuhindura, arawukiza. Iyo twabohesheje ingoyi baraziciye, tubura ikindi dukora, ahubwo bigira mumva. Ariko n'abageze mumva kuba yo guturayo, ntamvu irenze kabare, abageze mu tubare, abageze mu migina, abageze muri za Kadiraki, bamaze kwigira mumva zibahamba rwose. Ariko abo Yesu abasha kubakurayo akabagira ibyaremwe bisha. Aborozi b'ingurube bacuruje ibizira, bageze kure cyane. Yesu ari hafi gutwika ingurube kugira ngo ashake imitima yabo. Reka nshuti zanje muri uyu mwanya twemerere Yesu ahindura ubugingo bwacu, tumwemerere akize imibereho yacu. Ibyatunaniye ni byinshi, arashaka guhindura no kuturema ibyaremwe bisha. Bangahe bavuga batumva twamuhemukiye igihe kirekire kandi ntacyo tutakoze, ariko uyu munsi turifuza guhura na Yesu ngo ahindure imibereho yacu. Mushire ibiganza hejuru turebe. Imana Data wa twese atubora ingoyi, adukiza ibyo twahezemo, adukiza akaga turimo. Umuntu wese aruhukira muri Kristo kubwa Yesu umukiza wacu. Wow.
urakoze Yesu ugira neza, icyubahiro kibi cyawe. Abana bawe tugushimiye imirimo n'ibitangazo uhora ukora, iyo uvuze biraba, wategeka bikakomera, ubishimirwa urakarama. Imbaraga ikiza na n'uyu munsi uracyayifite, yaba uri mu mva, yaba uwo bakiri guhindura. Ndasaba ngo Mwuka Wera abane natwe, ubashe kudukiza kandi uturinde umwana wo kurimbuka, mazina yacu akomerezwe mu gitabo cy'ubugingo. Rimwe na rimwe Satani hari igihe adutega imitego itandukanye, akatwereka inyungu z'iby'iyi si, nyamara dushobora kuba byatuganisha mu irimbukiro. Uduhe kunizino ku isi n'ibyayo, tubashe gutekereza ubwami bw'ijuru ko butwegereye kurusha igihe twizereye, maze duhanga amaso ijuru, ubwo uzabuje tuzambara ikamba ry'ubugingo. Mwanya nk'uyu turasubitse, ntabwo dushoje, ko amateraniro aracyakomeje Data. Yo mpamvu nkomeje kukwereka umwana wawe wiyemeje kukuvugira, kugira ngo Umwuka Wera abane n'umutima we, amagambo avuga aba araturutse ku bwami bw'ijuru, kandi iby'ubwoko bwawe bukeneye aba ari byo abasha kuvuga mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo imitima yacu ihugukire kukumenya, nubwo impanda yavuga muri uyu mugoroba tubashije gutaha ubwami bw'ijuru. Hari abababajwe n'uyu mubiri, hari abari hirya no hino mu bitandukanye batabashije kugera ahitiriwe izina ryawe. Umwuka Wera wagereho akabakaba imitima yabo, maze barushaho gutekereza iby'ijuru, ubwo uzabuje tuzambara ikamba ry'ubugingo. Udusezeresha umugisha wawe, abagiye ujyane nabo. Hari ibyo watugeneye nk'umubyeyi, ariko abana b'abantu dusaba dukurikije ibyifuzo byacu. Ndasaba Data ngo ibyo bidukwiriye byatuma twambara ikamba ry'ubugingo, ubiduhane n'abagusaba bose, natwe duhe kunyurwa nabyo, kubwa Yesu umukiza wacu.